Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe kandi biteho, ibahe amahoro itanga aho muherereye. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data mu izina rya Yesu, turagushimye turaguhimbashe, tugushimiye neza n'urukundo dukunda, dushimye ko wabanye natwe ukaturinda. Mana, tukaba tugeze muri aya masaha nta gikuba cyacitse muri twe, icyubahiro ni icyawe. Mana, tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, twese tuboneze rwose, udukureho umugayo wose watugaragayeho, cyatuma tutaboneka imbere y'ubwiza bwawe Mwami, ugikureho mu izina rya Yesu. Ukimara kutubabarira, tuguhaye karibu n'ikaze, ngwino ubane natwe mu ijambo ryawe, twemerere tubere impamba muri uru rugendo, kandi ruhindure imitima yacu, rigira ridukura naho ritugeza. Icyo twanze ni ukora ku mwanzi, duhagaritse imyuka mibi, duhagaritse ibyakeberanya, mu izina rya Yesu Kristo. Tumenye Mwuka Wera kugira ngo azabane natwe, ntabe ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru ubu n'iteka ryose, amen. Tugiye gukomeza dusoma ijambo ry'Imana, dusanga muri Zaburi ya 30 kuva ku murongo wa 5 kugera ku murongo wa 13. Reka nsome mu izina rya Yesu. Muririmbire Uwiteka ishimwe, mwa bakunzi be mwe, mushime izina rye ryera, kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato, ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Nanjye ubwo nagubwa neza, naravuze nti ntabwo nzanyeganyezwa. Uwiteka, kubw'urukundo rwawe wari ukomeje umusozi wanjye, wampishe mu maso hawe mpagarika umutima. Uwiteka, naragutakiye kandi ninginze. Uwiteka, nti amaso yanjye azamara iki nimanuka nkajya muri rwa rwobo? Mbese umukungugu uzaguhimbaza, uzatura umurava wawe. Uwiteka, nyumva umbabarire. Uwiteka, mbera umutabazi. Uhinduye umuborogo wanjye imbyino, unkenyurure ibigunira byanjye, unkenyeza ibyishimo, kugira ngo ubwiza bwanjye bukuririmbire ishimwe budaceceka. Uwiteka Mana yanjye, nzagushima iteka ryose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nimushime Uwiteka, nimumuririmbire. Muririmbire Uwiteka, mushime, ngo mwa bakunzi be mwe, mushime izina rye ryera. Imana itugirire neza. Turirimbire Uwiteka buri munsi uko bwije n'uko bukeye, kandi duhore tumushima mu bibi no mu byiza. Tujye duhora dushima, kuko ishimwe nibyo biryo by'Imana. Iyo ushimye Imana iranezerwa, ikongera igakora n'ibindi, ikazana ubutabazi. Kandi iyo umuntu aririmbiye Imana, kuririmba ubundi ngo ni ugusenga inshuro nyinshi cyane, inshuro 7. Imana itugirire neza. Nimukunde rero kuririmbira Uwiteka, kandi mukunde gushima, ntitube indashima, kuko ibyo gushima ni byinshi. Hari ibyo Imana yagukoreye, hari ibyo Imana yankoreye, ni byinshi cyane. Nawe hari ibyo wibutse, shima Imana. Kandi ikiruta byose ni uko ugihumeka umwuka bazima. Ntacyo watanze, nanjye ntacyo natanze. Hari benshi bibagiranye, hari benshi batambutse, hari abo mwavukiye rimwe barapfuye, hari abo mwiganye barapfuye, hari abo twiganye bapfuye, hari abo twari duturanye barapfuye, ariko twebwe turashima Imana ko Imana yatuzigamye. Ntabwo twabarushaga ubwiza, nta nubwo twabarushaga gukiranuka, ahubwo n'ubuntu n'imbabazi Imana ihora itugirira. Imana itugirire neza rero, nimureke tujye dushima muri byose, dushime ntitukabe indashima. Imana itugirire neza. Uko uburakari bwari ubw'akanya gato, ngo ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Imana uburakari bwayo ni ubw'akanya gato, kubera ko turi abanyabyaha, turi abanyantege nke. Niyo mpamvu iyo tuguye mu cyaha birayibabaza ikarakara, ariko iyo tugarutse, kubera ko uburakari bwayo ari ubw'akanya gato, iyo tugarutse tugaca bugufi tugasaba imbabazi, Imana iratubabarira. Mureke rero
tujye duca bugufi imbere y'Imana aho twakoze ibitayishimisha. Buri munsi duhore twezwa, buri munsi duhore duca bugufi imbere y'Imana, kubera ko ngo uwavuga ko adakora icyaha ngo yaba yise Imana inyabinyoma. Mureke rero mu gitondo tujye twitunganya, nimugoroba saa sita tujye twitunganya, kubera ko turi mu isi mbi, turi mu isi yavumwe. Niyo mpamvu tugomba kujya twitunganya kugira ngo duhore twiteguye, kuko tutazi umunsi n'igihe. Ngo ariko urukundo rwe ruzana ubugingo, urukundo rw'Imana ruzana ubugingo, ruduha ubugingo. Imana idukunda urukundo rwinshi cyane, urukundo rukomeye, mbega ntago nabona icyo narugereranya nacyo. Urwo rukundo rero dukunda ruzana ubugingo, kuko iyo itadukunda ntabwo twari kuzabona ubugingo, ariko yaradukunze kugira ngo tuzabone ubugingo. Itwohereza umwana wayo Yesu Kristo, umwana wayo w'ikinege, kugira ngo mbabarirwe nawe ubabarirwe, kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Ngo hari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ni ukuri amateka ajya ahinduka, ibintu bijya bihinduka. Ushobora kubona urwaye urembye, ukabona byagucikiyeho, ukabona nta cyizere cy'ubuzima, ariko ndagira ngo utangarize ko Imana ijya ihindura ibintu mu kanya gato. Ibyo umuntu atatekerezaga Imana ikabikora. Imana ishobora byose, kandi Imana iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera. Nawe rero ntuterwe ubwoba n'ibyo uri kunyuramo, ntuterwe ubwoba n'ubwo burwayi ufite, ntuterwe ubwoba n'ubukene, ntuterwe ubwoba n'inzara, ntuterwe ubwoba n'ikigeragezo uri gucamo, ntuterwe ubwoba n'ibyago uri gucamo. Ngo hari kurira kwararira umuntu ngo nijoro, ngo ariko mu gitondo impundu zikavuga. Humura nubwo uri kunyura muri ibyo ngibyo, nawe hari igitondo cyawe impundu zizavuga, ukibagirwa umubabaro wagize, ukibagirwa ibibazo waciyemo, maze nawe ukaririmba ishimwe. Imana itugirire neza. Girira Imana icyizere rero, kuko Imana irashoboye. Imana aho igeze ihindura amateka, aho igeze ntijya ibisiga uko ibisanze, aho igeze ihindura ubuzima, aho igeze irema amashimwe. Nawe rero wikurwa umutima n'ibyo uri kunyuramo, wicibwa intege n'ibyo uri kunyuramo, wicibwa intege n'ubwo burwayi. Imana irashoboye, kandi nivuga nitegeka ku buzima bwawe, nawe impundu ziri buvuge iwawe. Kandi ndabikwifurije kugira ngo Imana irebe icyo kikugoye, Imana irebe icyo cyari kiguteye ubwoba, Imana irebe ubwo burwayi, ubundi ibugukize kandi kuremera amashimwe. Kandi bwira ubwo burwayi, ubwire icyo kigeragezo, ubwire ibyo bibazo uri gucamo, ubwire ubwo bukene, ngo Imana nizeye ikurusha imbaraga. Imana itugirire neza. Imana twizeye rero irusha imbaraga cyane. Ni Imana twizeye ni nini cyane kurenza icyo kibazo uri gucamo, kurenza icyo kigeragezo uri gucamo. Yizere kandi ifate nk'inyembaraga. Irashoboye kandi irabigenza neza. Nubwo uri kurira, ariko mu gitondo impundu zigiye kuvuga. Imana itugirire neza. Ngo nanjye ubwo nagubwa neza naravuze nti ntabwo nzanyeganyezwa. Ntabwo Imana nimara kugukemurira icyo kibazo ufite, Imana nimara kugukura muri ubwo bukene, Imana nimara kugukiza ubwo burwayi, uzaririmba ishimwe kandi nta kizongera kukunyeganyeza. Imana itugirire neza. Kuri 12 hakavuga ngo uhinduye umuborogo wanjye imbyino, unkenyuruye ibigunira byanjye, unkenyeza ibyishimo. Imana itugirire neza. Imana umuborogo wari ufite, Imana ikibazo wari ufite, icyari kiguteye ubwoba, igihindiyemo amashimwe. Imana itugirire neza. Humura, izere Imana, uyifate nk'ishoboye, kandi kuko irashoboye. Ni Imana ikinga ntihagire ukingura, ni Imana ikingura ntihagire ukinga. Iyo igeze ahantu ibintu birahinduka. Umuborogo wawe, ayo marira wari uri kurira, igiye kuyahindura imbyino. Imana itugirire neza. Icyo usabwa ni ukwizera
kandi ugakiranuka, ibindi byose ntibikureba, Imana iri bubyikorere. Unkenyuruye ibigunira byanjye, unkenyeza ibyishimo. Imana igiye kugukenyurira ibyo bibazo, Imana igiye kugukenyurira ibyo bigeragezo, Imana igukenyuriye ubwo burwayi, Imana igukenyuriye ubwo bukene, Imana igukenyuriye kubura akazi, Imana igukenyuruye ibyo byose byari bikwizingiyeho, igukenyeje ibyishimo. Ugiye kwishima, ugiye kunezerwa, bya byishimo wari warabuze Imana igiye kubiguha. Izere Imana, izere kandi wizere, wongere wizere. Imana ikuremeye ibyishimo, Imana itugirire neza, ngo kugira ngo ubwiza bwanjye bukuririmbire ishimwe budaceceka. Imana itugirire neza. Ubwiza Imana iguhaye, amashimwe Imana ikuremeye, ugiye kuyaririmba udaceceka, ugiye kuvuga ko Imana ikora, ugiye kuvuga ko Imana ishoboye, ugiye kuvuga ko Imana iriho, ugiye kubwira abantu Imana uburyo ikora, kubera ko wari umaze igihe kirekire mu bibazo, wari umaze igihe kirekire mu kigeragezo, wari umaranye uburwayi igihe kirekire, ariko ndagira ngo utangarize yuko ugiye kuririmba ishimwe udaceceka, kandi uzaririmba igihe cyose kugeza kuri wa munsi Yesu azaza gutwara itorero, ubwo uzinjizwa mu ijuru, ubundi ukinjira no mu munezero. Imana itugirire neza. Uyu mugoroba rero komeza wiringire Imana, komeza ushima Imana mu byo uri gucamo, kubera ko hari icyo igiye gukora nubwo uri kurira, ariko mu gitondo impundu zigiye kuvuga iwawe. Imana itugirire neza, kandi Imana ikomeze ibiteho, kandi humura, girira Imana icyizere. Ibyo bibazo uri gucamo, ibyo byago wahuye nabyo, ibyo bigeragezo, izo ntambara, komeza ukomere, wizere Imana, byose ubibwire Imana, wicike intege, wisakuza mu kigeragezo, wibwira abantu kuko abantu bo ntacyo bakumarira, ahubwo egera Imana, uyibwire byose, uyibwire ibikugoye, uyibwire ibikunanije, uyibwire, wongere uyisabe imbaraga kugira ngo bigendemo neza, kuko hari icyo Imana igiye gukora. Nubwo wari uri kuboroga, ariko igiye kukwambika amashimwe. Nubwo wari uri kuboroga, nubwo wari wihebye, nubwo wari witereye icyizere, nubwo wabonaga nta cyizere cy'ubuzima, ariko humura, Imana iri kumwe nawe. Humura, Imana igiye kugutabara. Humura, Imana ikuremeye amashimwe. Humura, Imana ikuremeye ubundi buzima. Humura, Imana irashoboye kandi Imana irakora. Imana itugirire neza. Wowe wari ucitse intege, wowe wari usubiye inyuma kubera ibyo uri gucamo, wowe wari utereye Imana icyizere, pfukama wongere usaba Imana imbabazi, ubundi numara gusaba Imana imbabazi, ubundi yongere iguhe imbaraga kugira ngo ubashe gukomeza, kubera ko ntawiringiye Imana, ntawizeye Imana uzakorwa n'isoni. Imana yacu irashoboye, Imana yacu ni nyembaraga, Imana yacu ihindura amateka, Imana yacu niyo kwizerwa ibihe byose, niyo yonyine yabasha kugutabara, niyo yonyine yabasha kugukura mu byo uri gucamo, niyo yonyine yabasha guhindura amateka. Imana itugirire neza. Nawe utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, fatiraho aka kanya, aya mahirwe yapfusha ubusa. Ngwino wakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kubera ko muri Yesu harimo byose. Muri Yesu harimo amahoro, muri Yesu harimo ibisubizo, muri Yesu harimo umunezero, muri Yesu harimo ubuzima, kandi muri Yesu tuboneramo ubugingo. Kwakira Yesu ni ukwiteganyiriza, kwakira Yesu ni uguhitamo neza, kubera ko gukurikira Yesu ntabwo ari ukuyoba, gukurikira Yesu ntabwo ari ukubura icyo ukora, gukurikira Yesu ntabwo ari ubujiji, ahubwo ni amahitamo meza. Ngwino umwakire, akubere umwami wawe n'umukiza w'ubugingo bwawe, kubera ko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa Data atamujyanye, kandi ni ukuri uri no mu isi uzabona n'ibyo wifuza. Imana itugirire neza. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimye kubwira ijambo ryawe riduteyemo imbaraga, iri jambo ryawe riduteyemo ibyiringiro. Iri jambo riratubwiye ngo
ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ngo ariko mu gitondo impundu zikavuga. Mwami, nubwo muri iyi minsi abantu bari guca mu bikomeye, nubwo abantu benshi bari guca mu biruhije, ariko Mana, iri jambo ridusubije mu ibyiringiro ko nubwo bikomeye, ko nubwo bitoroshye, ariko mu gitondo impundu zavuga. Mana, nsengeye abankurikiye, nabo biteho, niwe uzi ibibaruhije, niwe uzi ibibagoye, ariko ndakwinginze kugira ngo Mwami ushyireho iherezo, ubaremere ibyishimo, ubaremere amashimwe, ubaremere ubuzima mu izina rya Yesu Kristo, kandi ikiruta byose ubarindire ubugingo, kubera ko twamaze kumenya ko ibindi byose ari ubusa, ariko ngo ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo ubarindire ubugingo, kandi ubarwane intambara bazi n'izo batazi, wongere ubagarukeho by'umwihariko, kandi ubahe umugisha utanga. Dusengeye abarwayi barwaye muri bo mu izina rya Yesu Kristo, bakozeho ikiganza cyawe gikiza. Mwami, uravuga bikabategeka bigakomera, tegeka kuri ubwo burwayi Mwami bukire mu izina rya Yesu, nabo bakire gukira, kubera ko roho nzima itura mu mubiri muzima. Dusengeye itorero Mwami, gabanya barimbuka, wongera abakizwa, wongera usuka ububyutse mu izina rya Yesu, kandi dusengeye abacitse intege n'abasubiye inyuma, kugira ngo bagaruze imbabazi n'ubuntu ugira. Mwami, turakwinginze abatari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bahe kumwakira. Mwami Mana, ngaho turindire ubugingo, kubera ko aribwo buzakubona. Tanga amahoro mu isi. Mwami, dusengeye ibihugu birimo intambara, ni wowe ubizi byose, turakwinginze kugira ngo ubyiteho, kandi utange amahoro rwose, yandi utanga. Mwami, ndakwinginze ngo mu gihugu cya Kongo utanga amahoro, igihugu cy'u Rwanda utanga amahoro, muri Amerika utanga amahoro, muri Ukraine utanga amahoro, Mwami Mana, no mu Burusiya utanga amahoro, muri Sudani utanga amahoro, ibihugu byose Mwami, muri Afurika, muri Aziya, ahantu hose utanga amahoro, utanga umutuzo, kubera ko muri iyi minsi abantu barahuze, bari mu gahuge, bahugijwe n'ibidafite umumaro. Turakwinginze kugira ngo Mwami utange amahoro, wongere ubahe kwitekerezaho, bite buri muntu wese umuhe kwita ku iherezo rye. Urakoze Mwami, ngo mukabura nazerekeza iri jambo rikora icyo wagambiriye, ubu n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho, kandi bampera umugisha kubwo kumva ijambo ryayo, yongere ibagarukeho, kandi ikiruta byose ibarindire ubugingo. Naho utaha. Bye.